Abantu benshi batekereza ko kujya mu idini iryo ari ryo ryose ntacyo bitwaye. Bumva ko amadini ari nk'inzira zitandukanye zizatuma abantu bose babona imigisha kandi bakemerwa n'Imana. Ariko se koko ibyo ni ukuri? Ese Imana yemera amadini yose? Bibiliya igereranya amadini n'inzira ebyiri. Imwe ni inzira ngari kandi inyuramo abantu benshi, naho indi ni inzira ifunganye kandi abayinyuramo ni bake. Inzira ifunganye niyo yonyine igereranya uburyo bwo gusenga Imana yemera buzatuma Imana iduha imigisha hamwe n'ubuzima bw'iteka. None se twabwirwa n'iki niba turi mu nzira nziza? Tuvuge ko wayobye maze ukayoboza abantu batandukanye kugira ngo ubone inzira. Umwe akubwiye ko ugomba kunyura iburyo, naho undi akubwira kunyura ibumoso. Noneho ugize utyo ubonye umuntu ufite ikarita igaragaza ko ugomba gukomeza imbere kugira ngo ugere iyo ujya. None se wakumvira nde? Bibiliya imeze nk'iyo karita iyobora umuntu akazibonera imigisha iva ku Mana. None se kuki abantu benshi bizera ibintu bitandukanye? Urugero, hari amadini menshi yigisha ko iyo umuntu apfuye roho yimuvamo ikajya ahandi hantu. Andi yo yigisha ko yongera kuvuka n'undi muntu, ari inyamaswa cyangwa ikindi kintu. Urwo ni urugero rumwe rugaragaza ukuntu amadini yigisha ibintu bivuguruzanya. Ese byashoboka ko ayo madini yose yaba yigisha ukuri? Bibiliya yigisha ko iyo umuntu apfuye nta kintu aba akizi. Igihe nikigera Imana izazura abapfuye kandi abakiranutsi bazaragwa isi bayibeho iteka. Niba ibyo Bibiliya yigisha kuri iyo ngingo bisobanutse, ni ukuvuga ko n'ibindi byose yigisha byumvikana. Nubwo twaba tujya gusenga, mu gihe dukora ibintu bidashimisha Imana, ntabwo ishobora kutwemera. Bibiliya yavuze ko abantu bo muri iki gihe bari kuba batazi kwifata, bafite ubugome kandi badakunda ibyiza. Icyakora nanone Bibiliya yigisha ko abasenga Imana by'ukuri bari kuba ari abanyamahoro, bifata mu byo bavuga no mu byo bakora. Bibiliya ntivuga ko amadini yose ashimisha Imana, ahubwo ivuga ko hari idini rimwe ry'ukuri. Idini ry'ukuri rifasha abantu kuba inshuti z'Imana kandi bakazabona ubuzima bw'iteka. Wenda ushobora kwibaza uti, nabwirwa n'iki idini ry'ukuri? Icyo kibazo hamwe n'ibindi bisubizwa mu isomo rya 10 ryo mu gatabo ubutumwa bwiza buturuka ku Mana. Ushobora kukavana ku rubuga rwa jawa.org. Abahamya ba Yehova bazishimira kukwigisha Bibiliya. Uzuza ku rubuga rwacu ahabigenewe, maze umuhamya wo mu gace utuyemo agufashe kwiga Bibiliya ku gihe n'ahantu bikunogeye.